Wari uzi ko na ChatGPT ushobora gutegura amasomo yawe, amasomo yawe akaba ari amasomo asobanutse kandi akubiyemo ubuhanga buhanitse? Wari uzi ko se ChatGPT ishobora kugufasha gutegura isuzuma cyangwa se ikagufasha gutegura ikindi kintu cyose ukeneye kugira ngo uhe abantu uhereze ubumenyi cyangwa se wigisha mu yandi magambo? Ibyo byose ntabwo wari ubizi. Mu buzima busanzwe iyo ugiye gukora ibintu nk'ibyo bigendanye no gutegura amasomo cyangwa se gutegura imfashanyigisho cyangwa se gutegura ama assessment cyangwa se amabazwa, bijya bikugora bikakuvuna mu buryo bumwe cyangwa n'ubundi, warangiza ukabikora bikagutwara umwanya munini, kandi mu by'ukuri hari uburyo bworoheje cyangwa se bworoshye cyane bwo kubikora, ukabikora mu gihe gito kugira ngo ubashe gusevinga n'igihe cyawe. Njyewe rero muri aka kanya ngiye kukwereka uburyo ushobora gutegura isomo ryawe ukaritegura wifashishije ChatGPT, ukaritegura neza mu by'ukuri wifashishije iyi application ya ChatGPT. Hari ibintu byinshi bihari mu buryo bwo kutworohereza akazi, ariko abantu benshi ntabwo muzi ko ibyo bintu bihari mu buryo bwo kutworohereza akazi cyangwa se mu buryo bwo kudufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Abenshi bashobora kuzakanguka bakabona ibintu byose ari bishyashya, ariko mu by'ukuri bimaze igihe, birasanzwe, ni ibintu bisanzwe bihari, ahubwo twebwe twanze kubyinjiramo ngo tubikoreshe. Niba se bishoboka ko ushobora gutegura isomo ryawe ukaritanga neza, niba bishoboka ko ushobora gutegura isuzuma wifashishije ChatGPT, hari n'ibindi byinshi nzabereka. Hari uburyo abantu basigaye bifotora bifotoza ifoto bikagusaba kujya muri studio, kandi mu by'ukuri ushobora kuyifotoza telefone yawe, warangiza ukifashisha ChatGPT ikaguhereza ifoto nziza isobanutse iruta n'iriya wagiye gukoresha muri studio. Ariko ikikenewe ni kimwe cyonyine, ni ukumenya kubikora. Niyo mpamvu nanjye ndi hano kugira ngo mbafashe muri urwo rugendo rwo kumenya gukora ibyo bintu byose no kwifashisha rino koranabuhanga ry'ubwenge bukorano, AI, artificial intelligence, kugira ngo tubashe koroshya akazi. Ntangira kubahereza ino nyigisho y'uyu munsi, reka mbanze mbahe agatangazo gato. Hari link ya WhatsApp nabahaye nk'inshuti cyangwa se abanyamuryango ba imtv.com, kugira ngo ushoboye cyangwa se ushaka kuzajya abonera hafi ibiganiro n'amasomo twashizeho agendanye n'ikoranabuhanga ndetse n'ibindi byose dukora hano kuri IMTV, wajoyininga. Ni community, wowe urajoyininga gusa, warangiza kujoyininga wowe ukikirikira, ntabwo uba wemerewe kwandika, uretse igihe hagiyeho nka link ukeneye hagiyeho link y'ikiganiro, ukeneye kureba ikiganiro, aho ngaho niho uhita winjirira wowe ukakurikirana video uko imeze. Rero tudatinze cyane, reka dutangire isomo ry'uyu munsi ryo kureba uburyo dushobora kwifashisha ChatGPT hanyuma tugategura isomo. Nk'uko bisanzwe rero urasabwa kuba ufitemo iyi ChatGPT, kandi niba ntayifite reka turebe uburyo ushobora kujya kuyidownloadinga kuri Play Store, warangiza ukayitunga nawe. Hita uza hano kuri Play Store, nurangiza kuhaza urakoraho kwihute, ariko ibyo byose ubikora ari uko ufite internet cyangwa se ufite murandasi. Ukaza ugakora hano kuri search, ukimara gukora hano kuri search haraza hagafunguka ahantu ho kwandikira. Wowe icyo ukora, uraza ukajya ahangaha handitse search, uraza ukoreho, nurangiza gukoraho haraza hafunguka ho kwandikira. Wowe uraza guhita utangira kwandika, tuvuge urashaka ChatGPT dore ngizi itaziza, ukaza ugahita wowe udownloadinga ino ChatGPT ya kabiri. Iyi ngiyi ya kabiri niyo uri buze guhita uza ukadownloadinga iyi ChatGPT ya kabiri. Njyewe urabona ko nsanzwe nyifite, uraza ukore hano shize kano kazeru ka kabiri, nurangiza kuyidownloadinga iribara, nawe bahite hazaho akamenyetso kano ka open. Hano kuri open niho uri buze gukora ihite ifunguka. Hanyuma rero njye bitewe nuko nyifite, ndaza gusubira inyuma, inze nsubire muri application zanjye ChatGPT. Nugerayo urasanga yagezemo, ndaza ngiyi mite nyifungura. Iyo ifungutse wamaze kuyesitara neza, nuko nguko iraza kuba imeze. Haraza gufunguka tablo cyangwa se screen imeze gutya nkuko uri kubibona hano. Ubufasha ukeneye, what can I help you, niko bakubaza. Hanyuma icyo uri buze gukora, ibi ngibi urabyirengagiza, wowe uze ukore hano, urebe hano hepfo, hano nshize akamenyetso ahangaha. Barakubaza ngo ask ChatGPT. Mu Kinyarwanda cyiza barabisobanuye ko bakubwira ngo baza ChatGPT. Ahangaha rero handitse ask ChatGPT, byose niho bigiye kubera, wowe kurikirana akantu ku kandi. Ariko nyamuneka niba aribwo bwa mbere ugeze hano kuri imtv.com, igikwiriye banza ukore subscribe, yandikishe. Nurangiza kwiyandikisha ufate izi video uzihereze mugenzi wawe, niba uzi ko asanzwe ategura isomo bimugoye, nawe nyamuneka abashe koroherwa nibura umunsi umwe, abone n'akanya ko kuruhuka. Hanyuma nurangiza kumusangiza, wibuke gukora aho ngaho kuri like, nurangiza gukora kuri like, wandike comment kucyo ubona twagora ikiganiro, cyangwa se niba hari n'inyunganizi nabyo wakwandika ukatubwira comment, tuba turi buzisome isaha ku yindi. Hanyuma rero numaze gukora subscribe, vayo ukande kuri ask ChatGPT.
ukimara kuhakora ahangaha nk'uko musanzwe mubizi niho ubariza ikibazo. Rero ChatGPT ushobora kuyibaza mu rurimi urwo ari rwo rwose, ibyo ngibyo murabizi. Nagiye nkora ibiganiro byinshi bitandukanye bivuga ko uburyo ushobora gukoresha ChatGPT. Ushobora kuyibaza mu rurimi rw'icyongereza, ukabaza mu gifaransa, ukabaza mu kinyarwanda, ururimi rwose irabasha kurwumva. Hanyuma rero umaze kugera ahangaha nta kindi ukore wowe, icyo ubanza kugenzura ni ibintu bibiri. Ugomba kuba ufite igitabo kiri soft ufite hariya muri telefone yawe. Warangiza kuba ugifite muri telefone yawe igitabo, ukaza ukagenzura ko ufite internet. Ibi byose bikora ari uko hari internet. Hanyuma icyo tugiye guheraho, tugiye gutegura end of unit assessment twifashishije ChatGPT. Hanyuma twebwe icyo turi bukore, uri buze ukanda hano kuri kano gasaraba. Uraza ukanda hano kuri kano gasaraba. Kirangiza ukanda hano kuri kano gasaraba, urabona barakwereka hano kuri kamera. Bakwereka hano kuri kamera. Aho na hambere, hano handitse foto, na ha kabiri, hano handitse file, naho na ha gatatu. Bitewe nuko twebwe dukeneye file turaza. Hanyuma rero ugeze ahangaha urabona hano handitse file, niho uraza ugakora. Warangiza kuhakora, kimara kuhakora uraza winjiremo hano imbere, urahita uza ubone hano nkuko nari nabivuze. Uraza uscrolling uvana muri runo ruhande werekeza muri uru nguru kugira ngo ubone hano handitse document. Ukimara kubona hano handitse document rero nta kindi uri bukore. Ahangaha uraza uhita uhakora hafunguke. Ntihafunguka ahita werekeza muri documents zawe ufite muri telefone yawe. Reka tuze twebwe dufatemo yenda student book, irahitiza ijyamo hano, iraza ihite ijyamo ahangaha. Hanyuma rero urabibona uko biba bimeze iyo kamaze kugeramo iriya document bashizemo. Iyo imaze kugeramo biba bimeze gutya, bisa gutya. Wowe icyo uba uri bukurikizeho biba bimeze gutya, kaba kameze nk'uko. Iyo umaze kubona wowe uraza, imaze kugeramo ukandika prompt yawe cyangwa se ukandika uko wowe ushaka ko igukorera. Wandika hano urugero, ukaza ukavuga ngo ndandika mu kinyarwanda muri mushaka wowe ubwawe wumva, kuko ChatGPT ururimi rw'Ikinyarwanda se cyangwa iki yo ibi kumva neza. Ushobora kuba undashaka ko witegereza neza kandi ugasoma n'ubushishozi muri iki gitabo. Hanyuma ukanegurira assessment kuri unity 3 arizo past and future events, classroom language, reading. Nyuma wowe icyo ugomba gukora ahangaha ni gutegeka ugashyiramo amabwiriza y'icyo iri bugendero. Mu kubaza uze kwibanda ku buryo bw'imibarize bugezweho, hagaragaremo ibibazo byo guhitamo answer by true or false, cyangwa se short answer cyangwa long answer questions. Hanyuma ukayibwira ati wibuke no kugaragaza igisubizo kuri buri kibazo. Niba washizemo igitabo ukeneye end of unit, wowe ushobora kuyibaza ikagutegurira kuri unity imwe yonyine. Warangiza icyo ukora wowe uraza ugakora ahangaha. Iyo umaze kwandikamo ibyo wifuza ko ChatGPT yawe igukorera, uraza ugahita ukanda hano. Iyo urangije kwakanda rero urabibona ko bihita biza ku murongo, ubundi kakwereka ibisubizo n'ibibazo cyangwa se ibibazo. Hanyuma rero muri iki gitabo cyo mu wa gatanu cy'Icyongereza, jewe nari nayibajije ko inkorera end of unit cyangwa se summative assessment kuri zino chapters cyangwa se kuri zino unit 3, past and future event, classroom language, reading. Hanyuma rero dore ibisubizo yampaye. Iraje inkoreye multiple choice questions, iraje impereje dore cyambere ngiki which the sentence is in the past tense. Urabona iki ni igisubizo, ni ikibazo, iki ni igisubizo. Dore ibisubizo bazimpaye byo guhitamo. Hanyuma answer by true or false dore ngibi. Ubwo nawe niba uri bukoresha igitabo cya set, niba uri bukoresha igitabo cya social, niba uri bukoresha igitabo cy'iki, sinzi uko uri buze kubigenza. Hanyuma short answer questions nazo uri kuzibona, long answer question. Wowe uba wafunguye ikiganiro, hanyuma uraza ukareba ibibazo guhaye ibyo washakaga. Niba hari ibyo itagaragaje itakuhayeho ibibazo kandi wumvaga ko wakibaza, uraza ukandikamo ukavuga ngo yenda ntegurira reba kuri iyi topic ya kangahe. Nawe ufite igitabo ku ruhande rwawe ukavuga ati reba kuri iyi topic cyangwa se kuri unit ya 2 kuri topic runaka kuri lesson, hanyuma untegurireho ibibazo bimeze gutya. Ukagenda nawe ibyo guhereza uhitamo ibyo ushaka. Ntabwo ari ngombwa guterura byose, natamo ibyo ubona bikwiriye ko wabaza abanyeshuri bawe.
hanyuma rero nuko nguko iyo urangije ugeze aha ngaha imaze kuguheza ibibazo byose umaze kubijonjora uko ubyifuza buri kintu cyose wowe uba free. Wowe cyo utagombye gukora nabi nuko uyibaza nabi, iyo uyibajije nabi igusubiza nabi, ariko rero iyo ubajije neza nayo igusubiza ibisobanutse. Hanyuma warangiza uko ukandika end of unit assessment cyangwa se summative assessment yawe, hanyuma ukajya kubaza abanyeshuri bawe. Hanyuma rero reka tujye ku cya kabiri. Icya kabiri ni uburyo bwo gutegura isomo cyangwa se ni uburyo bwo gutegura ibyo ushobora kwigisha muri topic runaka. Hari igihe ubona isomo ukabona nta kintu kirimo wakwigishamo, ntabwo biri buze gutinda, n'ubundi kuba wafunguye ikiganiro nicyo uri buze kugumamo. Ushobora kuza cyangwa se ugafungura ikindi gishyashya, ushaka gufungura ikindi kiganiro gishyashya, wowe uraza hano hejuru, warangiza ugakoraho ugahita uza hano kuri chat, hano habanza ugahita uza hano kuri chat, kihakora hatafunguka ikiganiro gishyashya, ukaza hano ukatangira ukandika hano handitse ask chat GPT, hanyuma uraza ukabaza ibyo ushaka. Ariko rero bitewe nuko haya muri cya kiganiro cyabanje, bitewe nuko uba wamaze no kuyiha igitabo, yamaze no kugisoma, ho niho biba byoroshye, ntabwo uri buze kuvuga amagambo menshi uyisobanurira kubigendanye n'ibyo ushaka ko igukorera. Wowe uraza ukigira hano kuri twa turongo tubiri, hano ku turongo tubiri, warangiza ugakoraho ugasubira kuri ugascrolling uvana hasi uzamura, ukabona cya kiganiro cyawe mwahoze mugirana na chat GPT, ukabona n'iki ngiki ngewe. Warangiza ukaza ugakoraho kigafunguka, cyarangiza gufunguka ugahita usubirayo kuri bya bibazo byawe. Wowe rero icyo uri buze kubaza ni ukuza ukandika ukavuga yenda, uraza aha ngaha ugashyiramo yenda topic isomo runaka, yenda tuvuge expressing future hopes. Hanyuma rero icyo mba ndi gukora aha ngaha, ushobora kwibaza ngo ushobora kwandika mu Kinyarwanda cyangwa se ukandika mu Cyongereza, ukavuga ngo reka njye nkoreshe Ikinyarwanda kuko abantu benshi bumva Ikinyarwanda cyane kurusha Icyongereza. Hanyuma uraza ukandikamo ndashaka ko umfasha kambwira ibyo umuntu yakwigisha muri iri somo. Yenda ugashyiraho n'akano kanunze ukagaragaza neza kugira ngo ize guhita ibibona. Usobanura mu buryo wowe wumva ibisobanuro byose ubona bishoboka. Hanyuma rero uhita ukora kuri kano kantu nk'ibisanzwe, tuzagakora kuri kano kantu nk'ibisanzwe, warangiza gukoraho ukaborohereje, hanyuma ikaguhereza ibintu byose. Urabibona rero ni ibintu byose bisobanutse. Uraza irangije inyuma ikugushiraho nicyo bita evaluation cyangwa se assessment, ibibazo ushobora kubaza nyuma y'isomo ryawe. Hanyuma wowe iyo imaze kuguhereza isomo ryawe, mu by'ukuri icyo uri buze guhita ukora, ushobora guhitamo nawe ibyo ubona bikwizihira cyangwa se uri buhe abanyeshuri bawe, warangiza ubundi ugahita wikomereza. Urabona iri somo nditeguye mu kanya k'iminota nk'ibiri cyangwa se 3 gusa, ndeza ko ni ibingibi nta bindi birenzeho, ahubwo wowe nubona hari aho twavuze mu buryo bunyarutse utabashije gutega amatwi neza ngo usobanukirwe, wowe icyo uri buze gukora, twandikire hano kuri imtv.com muri comment, turi buze gusoma turebe igitekerezo cyawe. Ariko niba ari n'inyunganizi nabyo nta kibazo, ni karibu uhawe ikaze. Nyamuneka wowe twabanye muri ino video, wibuka ukore subscribe, share ndetse na like kugira ngo urutaha tuzakomezanye. Wibuke no kunyeganyiza ku kazogera, inyeganyije akazogera, ibiganiro byose iyo bije bihita biza ubibona ku mwanya cyangwa se umunota ku munota. Ciao rero, mwari kumwe nanjye IT Teacher Timer nk'ibisanzwe, isahane yanyu mu fatiraho ubumenyi mu by'ikoranabuhanga. Naho ubutaha rero, bye bye.